asima ukamubwira ngo gura ikintu wikamafure itwikira kakarangi iti imbeho itakugeraho ufunga amazuru ufunga ibiki mwuka wasima dayimoni abazimu twika mu izina rya bazimu bo gufunga siniziti kugenda na pompa bagenda bapompa uwo ni umwuka w'imitwaro bagushizeho satani yagushizeho kuri iyo mitwaro aragufata gushyiraho uwo mutwaro cyo ni ikibembe disi buryo ugendana ikibembe ariko ukeneye ikiganza cy'umuntu wabihamagariwe akabisigirwa kagukoraho uwo muzimu kakurekura uyu munsi imitwaro baguhekeshaga irakuva ku bitugu waba unyumva uri mu Rwanda iyo mitwaro ikuve ku bitugu waba unyumva uri hanze mu bihugu duturanye iyo mitwaro irakuva ku bitugu waba unyumva uri muri diaspora inshuti zacu mu Burayi n'ahandi uyu munsi wizera iri jambo riratandukanye ijambo rizanye amatwi mashya kuri wowe haleluya ijambo rizanye ururimi rushya iri jambo rizanye inda nzima iri jambo rizanye igituza kizima iri jambo rizanye amaboko mazima iri jambo rizanye gutekereza neza iri jambo rizanye gukunda igihugu iri jambo rizanye amahoro ku buzima bwawe reka tubasuze mwese abadukurikiye Imana amahoro ibahumugisha kandi turabifuriza amahoro kuva mu mibereho yanyu yose uburyo mudukurikira uburyo mukurikira ibiganiro byacu abakozi Imana bagiye batandukanye baca kuri iyi cano turabanezerewe cyane kandi Imana ibagire neza uyu munsi rero twagarukanye na Apostle Silas nagiye kumva abantu barambwiye ngo mfite ubutumwa Imana yampaye kugira ngo mbwire aba bantu kubera ko hari icyo Imana yantegetse kuvuga Pastor Imana yavuze aruwaceceka nawe ubaho n'ikiragi kiratobora kikavuga ko abantu se muri iyi minsi bamenyera imvugo y'Imana ugasanga abantu ntago bacyumva icyo Imana ivuze ngo Imana yantumye aho gusanga abantu bavuga ngo se yagutumye yabigize gute arega Pastor ijwi Imana ntabwo yahagaze gukora yego Imana nta nubwo yahagaritse itagira abakozi ifite abakozi bayo niyo mpamvu ikivugana nabo yego ikanatubwira ngo tubwire abatwumva yego ababyizera bibabera uko yego abatabyizera baguma uko yego ariko Imana yambwiye ngo yamaye ubutumwa bwo kuvuga yego kubwira isi yego umunyarwanda ubwumva arakira umurundi ubwumva arakira umuganda ubwumva arakira umuntu wese uri bwumve icyo Imana yambwiye akacyizera arakira njya nkwemera nk'umuhanuzi kuko si rimwe si gatatu maze imyaka irenga 10 maze nkumenye kandi nakumenye uhanura ntabwo nakumenye utari umuhanuzi mu kazi kenshi wagiraga ariko wagerekagaho nako gushaka Imana no kuvuganira nayo uyu munsi turasa nkaho turiho duhanurira cyangwa se umuntu wese akeneye amakuru ese abakozi Imana ho baravuga iki aho uyu munsi umunyekongo ababaye bitewe n'intambara iri hiba umunsi umunyarwanda arababaye bitewe n'impuha uyu munsi umurundi arababaye bitewe n'ibibazo uyu munsi umuntu usenga atangiye kunamuka bitewe n'ibihari wacamo ndetse hakaza n'abantu ntibamenye ko mu gihe urugamba rukomeye ariho tugomba gusenga ahubwo hakabaho imbaraga ziduca intege ubwo zidutegeka guhunga Imana aho kugira ngo tuyegere tuyishake cyane ahubwo bikadukura mu bwami bw'Imana iyi message Imana iguhaye irahumuriza aba bantu twizere ko aba bantu bagiye kwakira ihumure ku buryo bagiye gukomera mu mwami message Imana yamaye message yewe uyu ni umunsi wa 7 nujuje nsenga yego ishaka Imana iteka iyo ushaka Imana usa n'Imana Imana ikugirira icyizere ugasa nayo wamara gusa nayo ikagutuma ugaterura ibyo yagutumye ukabivuga
niwongereho nukureho ikibazo cy'iki gihe nuko abantu barimo bava nibo baba babivuze ntabwo ari Imana. Imana iyo yavuze ikintu iragikora. Kuko kuba naje nicara imbere y'iyi kamera nuko nayibwiye Imana ngo ndahagurutse ngiye kuvuga ibyo wambwiye, iri jambo niryo wambwiye, ubu buhanuzi nibwo wambwiye. Imana yambwiye ku mitwaro. Imana yambwiye ngo abantu bari mu nzu y'Imana ngo ariko bikoreye imitwaro, ngo imitwaro irimo irabavuna. Abantu barimo baracuruza ariko imitwaro irimo irabavuna. Abantu barimo bariga ariko imitwaro irimo irabavuna. Abantu bafite ubucuruzi butandukanye, akazi katandukanye, ariko bikoreye imitwaro. Ndabwirwa ngo ni iki n'igihe umuntu uri bukumve ngo ari buturwe uwo mutwaro, wenda n'uw'agahinda, wenda n'uw'amaganya, wenda n'uw'ubukene, wenda n'uw'inzara, wenda n'uwo kwangwa, wenda n'uw'ubugumba, wenda n'uw'amadeni, wenda n'uburwayi, wenda n'umwuka. Imana yambwiye ngo havutse indwara ngo nyinshi zikurikira. Imana yambwiye ibirwara bishika muri bine. Imana yambwiye sida ngo twayihaye icyicaro. Abantu twayihaye icyicaro. Turavuga ku buryo utatinya pastor umuntu kukubwira ngo sida ni ikiri indwara. Ahangaho ni imizime baramwaritse ngo sida ngo ntabwo icica umuntu ingwara arayizamukana. Uzamukana utese na dayimoni. Si ibyo byose yitwa sida. Sida ni dayimoni. Ndagira ngo mbikubwire ngo nimba ubona wipima ukurura ukabona urwaye sida ni umuzimu. Warawitera ibishinge ahubwo za wiruka. Abantu birukana uwo muzimu ukuveho. Icya kabiri, Imana imbwira diyabete. Diyabete ni dayimoni mbi cyane, ni umwuka mubi. Uracyumva neza? Ni umwuka kandi wirukana ukagenda ukarekura umuntu. Ahubwo ikibura mu mitima y'abantu barimo barasasira iyo diyabete, bakayiha ibinini, bakayiha inshinge, bakayiha ibiyibyibushye, nibaterure kwizera ngo bakureho icyo cyuka tukirukana. Nimba ariko pastor, nimba twirukana Nyabingi zikagenda, nimba twirukana Nyaburezi, nimba twirukana Ryangombe, nimba twirukana abacwezi, yo dusengera umuntu wagumiwe agashaka, nimba dusengera umuntu umaze imyaka 50 y'amavuko atarashaka, umuntu akamurambikaho ikiganza, umuvumo ukamurekura, akambara agatimba ntagende nijoro, akambara agatimba. Izo mbaraga twahawe imbaraga zo kwirukana indwara zose. Yego, izo mbaraga zambitse uyu muntu agatimba, wagira ngo zananirwa kukuranduramo dayimoni ya sida. Oya, ndagira ngo gusa 24 abantu banize bagerageze banizeho kwizera gato, bareba imbaraga z'Imana. Amen. Abantu ngo barwaye igifu pastor. Igifu kiva kuri dayimoni. Ngo ndwaye igifu sinakwiyiriza ubusa. Ngo ndwaye igifu, ngo nubu ndimo ndasepfura nibaza n'agashyushyu. Urimo uragaburira umuzimu inshyushyu. Ibyo bintu byose ni imyuka mibi. Iyo ni imyuka mibi. Nimba warakijijwe ukavuka bwa kabiri ukizera Yesu nk'umwami n'umukiza, jambo ry'Imana rirambwira ngo ukabicaremwe gisha. None se ubwo uricaremwe gisha na ugisepfura kubera ibifu. Ibyo nibyo bigomba ku Satani yaraje aminjiramo. Iyo myuka rero, iyo myuka niyo yatumye maguruka yewe njya mu masengesho. Ndahaguruka ndavuga ngo ngiye gusenga. Mana 24 23 irashize tuyobora abantu barwaye sida, barwaye diyabete, ingumba. Umva nakandi apostle, abana baririmbye muri korali. Yego, bagakurira imbere y'Imana basenga. Ukajya kumva narababaye, ukumva ngo bamusanzemo kansero mwibere, umukobwa utarashaka bakabagiye kumubaga ibere bakarica ngo barikure, umwuka tukureho agenda nibere rimwe. Aho ngaho igihari dayimoni Satani waje kwiba, waje kwica, waje kurimbura. Ndagira ngo mutangarize aya magamba yumve. Niyo mpamvu mereye kuri mission yamuzanye mwisi. Nabwo Satani arema
icyo abanza cyumve yego icyo nabanze acyumve Yego. nta bushobozi agira na buto nibura bushobora kuvuga gusenya kwangiza gusenya. iby'Imana yagize gute yashyize yaremye iri bere ry'uyu mwana igituma umukobwa agira amabere jyewe sinyagiri jye sinonsa yego we Imana imuha amabere kugira ngo yonse uracyumva icyo Satani araje amukuyeho irere uracyumva neza icyo nicyo cyamagurukije izina rye cyamagurukije ndeka ibiryo ndeka igikoma gihari ndeka amata ndavuga ngo ngiye gusenga inshingiye ku ijambo Yesu yavuze yaravuze ngo nta kindi kirukana uwo muzimu keretse gusenga no kwiyiriza ubusa ko kwiyiriza ubusa yego njya gusenga rero kwiyiriza ubusa kuva ku karago haleluya amina ndagenda manuka kuri matera yego ndavuga ngo ngiye kuryama hasi ku isima cyangwa mu byatsi cyangwa ku mabuye ariko ndashaka kugira ngo numve Kristo uko wari kera n'uyu munsi ni kukiri cyangwa barahindutse yego haleluya haleluya ishobokera uwizeye ariko Yesu ku munsi wa gatatu yambwiye ijambo rikomeye haleluya Yesu yambwiye ngo umuntu yahinduka wacyumvise icyo buryo umubyeyi wawe yaguhinduka cyane umugabo wagushatse yaguhinduka cyane umugore yaguhinduka n'umwana wawe wagiriye kubisi kabyara yaguhinduka yego ariko Imana data wa twese ngo dukora ibyaha twebwe Imana niduhinduke nidute tugakora ibyaha Imana nidute yego ahubwo ngo ikarambura amaboko ikarushaho kurambura amaboko ko dutegera ibiganza kuvuga ngo ni mu ngarukire nanjye ndabagarukira yemwe bantu banyumva yemwe bagore banyumva abagabo banyumva abasore n'inkumi banyumva Imana igutegeye amaboko kugira ngo uyigarukire uyu munsi nuyigarukira numva ubu butumwa ukayigarukira Imana irakugarukira kandi iraza wese iragarukana n'ubuzima iragarukana n'amahoro iragarukana no gutsinda haleluya Imana yavuganye nanjye nimubona ugarukiye Imana ukavuga ngo Mana ndaje Imana irakwakirana urukundo amen Imana iragukarabya igikundiro kirakugarukaho kubengukwa kuragaruka kuri wowe ubutsinzi buragaruka kuri wowe haleluya amina Imana yavuganye nanjye amagambo akomeye gumama rwose Imana yambwiye ngo umva nabuze abantu batatu nyumvira koko igihugu kingana gityo Imana ngo yabuze abantu batatu ngo babanyakuri ndavuga Mana wabuze abantu batatu babanyakuri birashoboka se kandi twamamaza ubutumwa yabuze abantu batatu none ubuze abantu batatu muri Afurika ibishimisha umutima wawe ngo wururukire gukora ibikomeye hagati muri twe uzi ikintu Imana yanshubije Imana yambwiye ngo none se ko muhari ko muhari mukaba muvuga ibyanjye kuki muyoboye abarwayi ibimuga Imana tubabarira n'ukuri kuki tuyoboye kuki tubwiriza abarwayi umuntu akumva ijambo pe nirimukize harabura iki ndapfukama mpfukamye Imana irambwira aya magambo natangiye kubwiriza yego injiramo rwose Imana irambwira ngo ndagutumye kandi uyu munsi ubu butumwa burare bugeze ku isi yose ngutumye ku ngumba ngutumye ku barushye ngutumye kubifuza gupfa ngutumye ku bantu bifuza urupfu igihe kitaragera pastor ugasanga umuntu aricara mu nzu yubatse inzu yubatse pastor itari ubukode yicaye mu nzu itava
yicaye mu nzu irimo amakaro, yicaye mu nzu irimo ibiryo isito, akavuga ngo mana wamaye urupfu nkapfa, akifuza gupfa. Abo bantu se barifuza gupfa mudahari? ibyo uwo muntu ageze ku rwego ruvuga ngo mana uwama urupfu nkapfa, kivuga yuko yabonera amahoro mu rupfu. Mu rupfu se hariyo amahoro? oya. Mu rupfu se hariyo ibyishimo? oya. Mu rupfu se hariyo konsa? oya. Mu rupfu se hariyo gutuma? oya. Ariko wunyumve, wowe urimo kwifuza urupfu, n'utega amatwi ukumva buno butumwa. Imana yambwiye ngo iki ni igihe cyayo, imanutse igarutse kongera gukora. Icya kabiri, nagiye kureba ndebi, Imana imanuye amavuta mashya. Ayo mavuta pastor yamenetseho. Imana ishimwe. Imana isukaho amavuta ndashya, yatwikaga nk'ubuto, numvaga nk'uruhu ruvuyeho. Nahindukira amavuta, nahindukira amavuta, nigaraguye gusa ansukaho amavuta. Imana irambwira ngo ayo mavuta uko arimo gutwika niko nshize ijambo ryanjye muri wowe. Umuntu uri buryumve arwaye, indwara irashya isohoke muri we. Umuntu uri bwumve yari yamaze kwakira guhamagara urupfu ku buzima bwe, urupfu ruramurekura. Uyu munsi umuntu uri bwumve ubu butumwa, urupfu rurakurekuye. Uyu munsi niwumva buno butumwa, amahoro yinjiye iwawe, umutekano urinjiye, nakongera gusenya. Imana igaruye icyubahiro mu rugo rwawe mu izina rya Yesu. Imana imicyanditswe pastor kiri muri Yesaya, reka nyisome 10:27. Yesaya ibice 10. Robo saka ya mandorobo yashiko yoboko, imbaraga zibohora mu izina rya Yesu zimanuke kuri uyu munsi. 10:27 ibice ni 10 bya Yesaya, umuhanuzi Yesaya, ibice 10 umurongo waho wa 27. Yesaya 27 aravuga ngo uwo munsi, uyu munsi umutwaro baguhekeshaga, uyu munsi kuri iyi tariki, yego harya ni 30, yego uyu munsi kuri 30, yego imitwaro baguhekeshaga, yego igiye kukuva ku bitugu. Uzakuva ku bitugu niwumva buno butumwa ukantega amatwi, urabohoka. Amina. Bibiliya iravuze ngo uyu munsi imitwaro baguhekeshaga izakuva ku bitugu. Kandi uzakurwa no ku buretwa, kandi uzakurwa no ku buretwa bagushizeho pastor. Uburetwa, oh my goodness. Umva, uburetwa kivuge ko hari undi muntu wagushizeho ubwo buretwa, ugushiraho ubwo buretwa. Wenda naho ukomoka, wenda ni igisekuru cyawe, yego wenda naho washatse, yego wenda naho ugenda ni mu nshuti, ariko hari umuntu wagushize kugira ngo ube umuretwa. Urabyumva? Yego. Urumva ijambo? Ndabyumvise. Bibiliya irambwiye ngo uyu munsi, haleluya, uburetwa bagushizeho buzakurwa ku bitugu, buzakuva ku bitugu, buzakuvaho. Uburetwa bwazanye imitwaro, uburetwa bwazanye imitwaro iba myinshi, icyangiro cyazanye imitwaro, ubugumba bwazanye imitwaro, sida yazanye imitwaro, diyabete yazanye imitwaro. Abantu bose ubabereye umutwaro, abantu bose ubabereye imitwaro kubera umutwaro. Haleluya. Kubera umutwaro wa karande, kubera dayimoni ikutsikamiye, kubera dayimoni kubwira ngo abo nabateka mutwe utabumva, kubera satani ukubwira ngo umva. Ubwo se urumva ibiki? Urumva ibiki se nyine? Abo barimo barashaka amafaranga, nabateka mutwe bakubuze, kandi ubundi ujya kwa muganga. Abo se n'abahanuzi bwoko ki? Kandi n'ubundi ni hahandi hawe, ntabwo uri bwinjire kwa muganga utayishyuye, utikoreye amafaranga, urayajyana uyafite, ugende yewe uhera no kuri resebusiyo, nta nubwo uri buyatange uvuyeyo, oya uyatanga ujyayo. No muri farumasi winjira, no muri farumasi
ujyamo ukagura imiti yego ayo ni amafaranga usohora ubwo nabwo ni uburetwa ukanarira ko farumasi umuti washakaga bakwandikiye wawubuze ye farumasi oya ahubwo noneho urakora hari abantu buri munsi buri kwezi amafaranga bagukata ukatwa yo kugira ngo mugurire imiti runaka iwawe ni he habaye farumasi umuntu arashika iwawe agahura n'icyuka cy'imiti kubera abana bawe buri munsi basinzirizwa n'imiti nawe ku giti cyawe kugira ngo ubone ibitotsi umira feneriga bwa bunini bamira ukabona umuntu arakamiza ngo asinzira ubwo ni uburetwa bagushizemo nunyumva uyu munsi hari imbaraga z'Imana ziri bumanuke zitwika icyo cyago cy'uburetwa kikuveho mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana Yesu wamamagaye reka nkubwire ntabwo ushobora guhaguruka ntabwo ushobora gukira ntabwo ushobora kuva kuri icyo gisasiro umazeho igihe ntushobora kuva kuri icyo kidendezi udahuye n'imbaraga z'Imana imbaraga z'Imana zirabohora imbaraga z'Imana zirarema imbaraga z'Imana zishyiraho ibidahari no wabyemera utabyemera Imana data wa twese iyo ivuze ngo byara nyababyeyi irakira yego waba uyifite waba utayifite baba barayiteruye bakayikuramo ibyo sinshaka kubimenya nizeye ijambo ry'Imana Imana yavuganye nanjye umuntu uri bwumve rino jambo akaryizera Imana iraterura ibyo wari warabuze Imana iraterura iyo mitwaro iba ku bitugu bya Satani yagushizeho nta soni ibyo ugenda umiragura ugenda unywa imiti ntushobora kwibagirwa utinda kujya mu ofisi kugira ngo utange serivisi wakira abantu neza ugatinda kujyayo ariko najya yibagirwa ikintu cyitwa imiti apakira imiti ntabwo ashobora kwibagirwa ibinini bya diyabete ntashobora kwibagirwa ibinini by'umuvuduko ntashobora kwibagirwa ibinini bya hepatite n'ibindi birwara by'inzaduka biri mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri indwara z'imivumo nta soni tubwiriza ubutumwa buri munsi ugatinda gukingura ofisi saa 2 ukayikingura saa 4 abaturage bakubuze kugira ngo bacire abantu bakubuze kugira ngo bahe serivisi ariko imiti ntushobora kuyibagirwa iyo nayo ni imitwaro y'imivumo ikuri ku bitugu n'izina rya Yesu uburetwa buzamarwa no gusigwa soma icyo cyanditswe mushu ngo ngwiki tugitangire nguwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakuva ku bitugu uzakurwa no kuburetwa kandi uzakurwa no kuburetwa ayayayari bose ketayara kandi uzakurwa no kuburetwa niwumvira ijambo uyu munsi wa none Imana igukuye kuburetwa haleluya uburetwa buzamarwa no gusigwa kandi uburetwa buzamarwa no gusigwa ukeneye kurambikwaho ikiganza cy'uwabiherewe ububasha wasizwe agasigwa amavuta akabisigirwa amavuta ariyo abantu birirwa barya erayo hano yitingiwe yiro abantu birirwa bayasuka ku biryo bayarya akandi kantu uko turya amavuta akadutera ibirwara ni nako tugomba kuyasukwaho kugira ngo dukire ayo niyo agomba no kudukiza haleluya uko bakubwira ngo yerayo urayirya ngo ikagabanya igifu ngo ikagabanya ibinure erayo ariyo amavuta urimo kurya ukeneye niyo basuka ku muntu bakayafata ariyo amavuta agafatwa n'umuntu wabisigiwe wabiherewe ubushobozi ntabwo ari bose sigaho ni umuntu wabisigiwe wabiherewe ubushobozi akayasengera ariya mavuta yamara kuyasengera pasita niyo batwimikije bayagusukaho izina rya Fani rigahinduka ryongerwaho irindi amateka ya Fani agahinduka hakongeraho ngo pasita Fani utiswe na so utiswe na nyoko utiswe n'abakurambere amina ko nakuwe ariya mavuta ukeneye gusigwa ukeneye kurambikwaho ikiganza
ukeneye urarwaye urarushye wananiwe warushye ukeneye ikiganza cy'umuntu wasizwe akagukoraho ugahabwa ubuzima wakira ubuzima wowe uracuruza ugahomba inyungu z'abandi zabuze urimo urahinga bigapfa urimo kugurisha ibyo wari ufite ntabwo Imana ijya yambura ibyo yaduhaye ahubwo Satani niwe utwambura ni umunyazi aranyaga yego Satani uyu munsi umuriro w'Imana urakumanukira uragutwika wambaraga z'umwijima wowe ufata umuntu ugafata diyabete ukayishyira mu buriri ugafata sima ukamubwira ngo gura ikintu w'ikamafure itwikira kakarangi iti imbeho itakugeraho ufunga amazuru ufunga ibiki mwuka wa sima dayimoni abazimu twika mu izina rya bazimu bo gufunga siniziti kugenda na pompa bagenda bapompa uwo ni umwuka w'imitwaro bagushizeho Satani yagushizeho kuri iyo mitwaro aragufata gushyiraho uwo mutwaro cyo ni ikibembe disi buryo ugendana ikibembe ariko ukeneye ikiganza cy'umuntu wabihamagariwe akabisigirwa kagukoraho uwo muzimu kakurekura uyu munsi imitwaro baguhekeshaga irakuva ku bitugu waba unyumva uri mu Rwanda iyo mitwaro ikuve ku bitugu waba unyumva uri hanze mu bihugu duturanye iyo mitwaro irakuva ku bitugu waba unyumva uri muri diaspora inshuti zacu mu Burayi n'ahandi uyu munsi wizera iri jambo riratandukanye ijambo rizanye amatwi mashya kuri wowe iri jambo rizanye ururimi rushya iri jambo rizanye inda nzima iri jambo rizanye igituza kizima iri jambo rizanye amaboko mazima iri jambo rizanye gutekereza neza iri jambo rizanye gukunda igihugu iri jambo rizanye amahoro ku buzima bwawe no ku muryango wawe mu izina rya Yesu reka dusenge ngiye gusengana nawe wowe unyumva ngiye gusengana nawe ngiye gusengana nawe wizere Imana yavuganye nanjye ntabwo ndi bwongereho ntabwo naje kugira ngo ndyoshye ntabwo naje kugira ngo nahagurutse yewe nza kuri kamera kugira ngo iby'Imana yambwiye mbyamamaze ubyizera bimukorerwe utabyizera agumana uburetwa bwe ariko icyaba cyiza icyaduhamagariye ibyo twahamagariwe ni ugukura abantu mu mpande zose z'isi abantu bagakizwa abantu bakabohoka abantu bakaba mu mudendezo abantu bakaba mu mahoro umugore agashaka ko akabyara umugore akubaka urugo akishimira mu rugo rwe mu izina rya Yesu dayimoni isa kukubwira ngo ufite manda mu rugo iyo dayimoni ni umutwaro turayisenya mu izina rya Yesu wowe ushaka rero ari abantu bafite umutwaro mu gihe ugiye gusenga numva nshaka kugira ngo mbizerere yego harimo umwe uri kwa muganga arwaye kanseri kandi umukobwa ari muri Turukiya oh my god urumva ari mu bitaro na kanseri agiye kuyisiga mu bitaro kandi ni umukobwa byarambabaje bamuciye ibere kumuca ibere undi nawe ari muri Canada kandi nawe ni umukobwa kandi abantu bakoreye Imana abo bantu bakoreye Imana ndashaka kuko abo bantu uyu mutwaro iyo ndwara ni umwuka uyu mwuka wa kanseri warambaje kandi abo bose bakoreye Imana barasengaga yego numva shaka kugira ngo uri gusenga mbizerere nanjye nizerere hamwe nabo uko bari bambaye ibyifuzo dusengane nabo Imana iguha umugisha pastor amina tugiye gusengana ushobora kuvuga uti mbese uyu muntu twamukurahe ndaguha inomero yanjye ni 82 07 82 6 2 3 4 5 7 ndasubiramo ni 07 82 6 2 3 4 5 7 ushobora kujya kuri channel yanjye yitwa Apostle Silas ugahita ukurikirana ubu butumwa ukamamagara ku manywa ukamamagara nijoro telefone yanjye nigishiramo umuriro tugasengana wakenera kongeraho amarembo arakinguye ntabwo nanga appointment yewe ni karibu igihe cyose umamagariye ndakwitaba
ntabwo ngira unwaza telefone oya amaboko ndayafite ikintu nayiherewe ni ukwitaba abantu b'Imana no kubohora ubuzima bwabo. Imana ibaha umugisha. Tugiye gusenga. Data mu izina rya Yesu, izina rifite ububasha n'ubutware, izina ry'imbaraga, izina rigera mu ngumba zikabyara, izina rigera mu bapfu bakazuka, izina rigera mu muntu utasekaga agaseka, izina ryawe risumba yandi mazina, izina ryawe riruta ay'ibisekuru tuvukamo, riruta amazina y'aho dukomoka mu miryango yacu, riruta izina rya data, riruta izina rya mama, riruta izina ry'abantu bakomeye. Izina ryawe umuntu waryumvise ubuzima bwe rwahinduka. Mu izina rya Yesu ndasengera umuntu urwaye kanseri, ndasengera uyu mwana w'umukobwa mu izina rya Yesu. Nohereje umuriro, Mana uko wamanuye ikiganza cyawe kikankoraho, kigakora kikasukaho amavuta, kikama buno butumwa bari ku ikiganza cyawe kimanuka gikore kuri uyu mutwe. Ndategeka iyo kanseri, ndategeka abo bazimu, ndategeka uwo mwuka mubi mu izina rya Yesu. Ndategeka abo bazimu bavunike, bacika amaboko mu izina rya Yesu. Uyu mukobwa uryamye mu bitaro urimo guhekenywa na kanseri, Mana ntabwo yigeze abyara ngo yonse mu izina rya Yesu, ntabwo yigeze yumva ibisuko bimera. None Satani aramwigaruriye, amwikoresha umutwaro wa kanseri, arimo aramuriza, arimo aramutesha agaciro. Mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo, Imana yavuganye nanjye nijoro, mpamagaye imbaraga zitwika, mpamagaye umuriro w'Imana numanukira iyi kanseri. Iyi kanseri nishirire mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, reka muri aka kanya dushobora kwakira telefone y'uyu mukobwa abyutse, ahagurutse, abaganga barimo bamukurikirana nabo bakabona imbaraga zawe. Mwami Yesu, birashoboka. Mu kuboko kwawe harimo ububasha, harimo ubutware, nta mbaraga na zimwe zabasha kwitambika na za kanseri, na z'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu, ndasengera uyu muryango, ndasengera abana, ndasaruke mu rugo rwe mu izina rya Yesu. Nyinguye imiryango nagaruke yiruka mu izina rya Kristo. Mwami Yesu, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro, bwami bwawe bushyirwe hejuru mu izina rya Kristo. Amen. Turabakunda mu izina rya Yesu, kandi twiteguye ubuhamya bwanyu kubwakira. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Iki ni icyumweru cy'ubuhamya, wakire gutsinda, wakire kunesha. Kuboko k'Uwiteka Imana gukomeze kuba kuri wowe. Wakire ubuhamya mu izina rya Yesu. Amen.